nabona pe sinjye ukubiye uzi nibindi utashakira imana yo kuri Noheli ntuzongeye kunyita sheri yawe nose ko kukwita sheri n'ibihuriye n'Imana nimuziko nta mafaranga yo kurya Noheli ufite ntuzongere gukata hano uje ngo kundeba urumva uzaze kundeba ari kuyazanye kuko nta n'ikintu twakongera kuvugana njye nawe nka 5 cyangwa 10 aho ngaho reko namujyana kenda kimbere byibura ese ko mwana mwana ugwihuma mwana papa niwe nizeye nzi kutambuririza pihanga ariko bicamukwa wasaze ese nasaze gute kandi ariko bicamukwa ubu nigiri kubwira ngo nguriza 5 ese mwana we wayaguye Imana y'ururabo wambwa kubone niyo nabashije kubona ariko uzashyire nyoko ariko sheri yabizo yaziza wewe sheri ariko kuko mana yanjye we ubwo shera yanze kubera ibintu bya Noheli ariko Noheli we cyane umazeho ayowe natwe abana dukunda zirimo komedi kanguzi kuri pepe nari mukumbe ku rwego rwo hejuru handi none naryamaga mu mvugo kurimo burizunguza umutima ukizunguza hamwe n'agatabi kwizunguza nari mukumbe ku rwego rwo hejuru ubusa nibyo cyangwa urabeshya kimubeshya kuva navuka buri niyo nakeje gukubeshya mbyuka mu gitondo numva nabyo byaje kukubeshya ndagukunda hamwe n'ubwenge bwanjye bugukunda aha ibyo tubyihorere sabyuka kejo bundi 25 yo kuri Noheli ega Noheli bura bayizizaga kera kubwa Yesu bakiriho najye Yesu kuva kubwa abami ba kera ubusa Noheli iracyabaho Noheli no munsi n'imisi nk'iyira aho bazo kuri Noheli se Noheli mu rugo bura Noheli cyasa twari by'ibijumba n'ibintu by'ubyungu ubwo rero shape tuzatubisangira se hoya njyewe ugomba kusohokana ukamba n'Imana ngo impano yego hakobe buko ko yameze turimo n'Imana tuvuye mu kwezi kwa 11 ninza bivuze ubuhundu bushogoro bishimba n'ibirero ubona ukuntu biba bimeze urove kumwango ngo uyo kuvura Imana se yavaye ko umva uzagerageza kubita inzu bipfusu ushakira Imana shake ese we nawe shiri mu kimbo cyane ngaho reka nguguze bebe nawe uzama Imana we wayikura naho umva wayikura gutayibona ni gutumva ko njye nayibona njye nta nawe na pe sinjye ukubiye uzi nibindi nutashakira Imana yo kuri Noheli ntuzongeye kunyita sheri yawe nose ko kukwita sheri n'ibihuriye n'Imana uzongera kunyita sheri ariko wamaye Imana cyo wasohoka ukagira Imana mwe ese Imana ibintu bya Noheli abantu bashize ibintu bya Noheli n'ibyo ubuze kukwita sheri koko binze kurangira kwera ibintu bya Noheli umva uzashaka Imana ahubwo usigara ubitekereza aho ndagiye ndetse shaka ko uragiye akasaka kumukajya Yesu none se ko ibintu bya Noheli biriho ubuse genda ndakura amafaranga yo kugumugura Imana ariko se koko ibi nabyo nibazo mu bintu ubuse nakura n'umuntu ngwiza byura nabitandeye ko namugura byura n'agakariso wambwa kumufashe kwera ako Imana yanjye uko ubu Noheli igiye kugiza neza n'agaceri mfite nari ikintu mfite cyo kurya kuri Noheli ubuse kuri Noheli ngabandi ngo babaho neza ngo barya ibintu ngo bidasanzwe none nduko nyine ni mu ndebe nduko ubuse kuri Noheli kuko salamu muhungu ya bimeze bite bize gute ni neza bicamuko naso ukuntu uri gusa mwino misi ndisha uri hako bimwe bitafaranga wayeho neza ariko rero buryo batesha umutwe umuntu nibabura kandi wa muhungu kandi menyuje mu muzimu wewe oya reka cyuze mutetibire tinese harumeze je ndimo ndasa neza ubukene buranyishe sinyobora n'isabune yo gukara ushobora kunyirisha ngahita munango oya je kwanga ubukene burakwesha nge mubyibagiwe pe ubwo ni urumva urane pe mwino misi pe ana Noheli jondi regeze ubivuze ko yegeze guteza amatwi ndakumva ariko Noheli genda kuyumva no mwitangazo nanjye nuko bimeze nanjye mva mu matangazo Noheli ngizaza ariko wowe ko biri kose ntabwo ari mu matangazo reka mwana umeze neza urasa neza ufite cyangwe umeze neza reka byemere wenda kubera ko bimbwiye simbihakanye umeze neza mwana none se wowe kumera neza ufite umusheri hara twakundana ngumva cyana kimeze neza gihita nyashize ibyo nazibyuka uko cyana kimwe nabonye kigenda hano quartier yose ushobora kuba ari cyacana nagari cyane gifite kisikishije imisatsi uriya mwana wakiriwe bavuga ngo uriya mwana ngo wagira ngo yavuye i Burayi urindirane undi yavuye i Burayi uriya mwana murakunda uranimba Burayi yanjye abana ngo bara babakura ibyinyo bari kirakora ariko uragikwiye kikamura utari nari hari ahantu zahamwe aya hari aho nakwimanga napfa ariko genga mwibuka none amatayi mwana cyane kimeze neza mwana we Queen cyose n'uyu uje se kugira icyanga hawo ahubwo se bimeze neza nanje kukureba ariko uzanye iki subwo mu buryo uje kundeba ese ngoma ngo nzanye ikintu ahubwo se reka nkubaze ugeze utegura amafaranga yo kurya Noheli yitegura gusa we twavuga ko yiteguye yahe niteguye yahe none ngenda kubwira ukansubiza si byose ariko byose ni maginga
mva mani reka nkubwire nimba uzi ko nta mafaranga yo kurya Noheli ufite ntuzongere gukata hano uje ngo kundeba urumva uzaze kundeba ari kuyazanye kuko nta n'ikintu twakongera kuvugana njye nawe ibaze kabisa gusa ubwo amafaranga yo kuzajya kunera kuko nzayakura reka ngende nyine reka nje gushakisha n'undi bibaho Baro no kukibona kuri aho buriho giteye ubwoba muri bagiteye ubwoba ariko biranaboneka cyane nakira cyane na utanye nyine mwaka mubwi rero n'uwo mukanya tuvuye guhura cyane kirambwira ngo nyine ngo Noheli irageze ngo nishaka ukuntu ngo nagigira Imana ugihigira Imana ngo uzagira Imana ni uzagira Imana ese amafaranga ko uyafite barakonye aho yase papa nayo mwana none mama nje kwa yadenda mpiza nka 5 cyangwa 10 aho ngaho reko namwijyana kenda kimbere byibuze ese ko mwana ugwihuma mwana papa niwe nizeye nzi kutambuririza pihanga ariko bicamukwa wasaze ese nasaze gute kandi ariko bicamukwa ubu nigiri kubwira ngo nguriza 5 ese mwana we waya ariko nago uvuga ibintu ndimo ndakubwira wowe nago uyu kintu tudege ufite amafaranga sinarimeretse no guhura n'umwaka nk'uyu ntabwo narimeretse no kuganira n'abantu nkawe ese mwana bicamukwa hano ndi kwiyumvira mu itangazo singira isabune yo gukaraba abandi kuri nari ntabwo barya neza ese mwana we ndwana nk'umusani mwana byibase nta n'umuntu waguza basi se ngo umwana reko namva ngo nguza amafaranga uziyamugujije mwayanguriza ngatangura nk'ibiro nka 5 by'ubugari we wowe uri murambira ngo nguriza amafaranga cyane byo genda amazi ako mwana ubwo ko nuramutuje yabicamukwa gera none ragwa isharo ry'umukobwa yari mwiza ariko ahisa n'ukira so uriya mukobwa kuko tura ejo yakunguza amafaranga yo kumuha erega yambwiye ngo sinzanye kumwita sheri narabona iyo mana cyana kiratose ari genda nkawe nanakwiba ariko nyine nayo nguha reka mwigishe ubwo njyewe genda uhigisha iminsi imeze nabi wewe peke umuntu ninde mara uzomamanye sawa muhungu cyamwana iyo sanga rundi nge mabise mwica ka mwanya utuvuga byari bimeze gute shada bimeze neza kabisa aya naye manibereye hano nyine barakwamiye hano mu nzu mwana merutse kujya kureba cyacara mwana nako naguze ibintu cyambwiye buriya nyine burari nk'ukuntu nyine buriya kiracara burari narya neza nyama baragiye wirira neza no kurya neza ariko mwana buriya ibintu cyambwiye mwana biragoranye mwana burari nk'ukuntu nyine ibintu cyakubwiye biragoranye kabisa iki se kandi mwana byamugoye buriya nagira ngo nyine ko mbona mwana usa neza wowe wararwara ibyangwe kiracara kikubwiye ibintu byadanje gute mwana nyine nagira ngo nyine ugurize amafaranga mwana cyangwa ibintu nyine byingo by'ibigifuti nyine kabisa amafaranga tu urakarara mu ngunguru y'ikigage kandi ubwo nawe uranenguke wabusa ubwo nawe uranenguke ubwo natinyuka ukanya ku mafaranga muri iki buri ushaka wanyu genda iwanyu mwana buramwe ushaka wanyumva kabisa amafaranga uzahava wowe ushaka wanyumva mwana ndakumva mwumva iki ushaka wanyumva nyamara ukanguriza mwana we wampiriwe we nturi ni yahe wundi kawe woruwa ni imisi mike wonye kamafaranga ni imisi mike nyine nkatanya ngo nubwo akanyongera kare igiceri cy'ijana bura ni imisi mike mwana sawa ndarigende wowe genda karara mu gwino nyamara ni imisi mike mwana sibuko ko amafaranga ndayakura ariko kandi igendere nyine ubwo nyine nuko ibebe nayo irankatiye kandi ukomera cyane neza biti cyane neza mwana none se Bwa rero nanje ukura nagushakaga. Nanjye bura nanjye mo ndagwiga nyine nuko umuntu abonaga babisa nk'abakunze. Ese uramiga gutera je ari kintu nako nyine banze nkubwire buri. Oya we kamaze kubwira ibyaye n'ibyo bikanje. Nanjye bura ushaka hanga wanze kareka bakubwiye. Ese nakano wawe ndukanye ibyo ndi gukubwira. Nanjye ushaka nanjye bura wanyumva nyamara. Netse kano nyine nagushakaga pe biri biseri. Nanjye niwega nanjye bura ndi mundi gushaka mwana. Wakanyise cyo kimwana. Ako buri ziko. Mirutse kujya kurba cyacana buri. Nino je uri ni cyane mukambe kukireba. Nanjye mirutse kujya kukireba. Nino mfa ne kano. Nubara numve kureba cyana cyanje urumva. Ene kimbwa nibyo bintu byanye nimba bari ze kubego hejuru. Ugasubwa byakwaje. Ubwo byakwaje nkuko nanjye byambabaje. Ese kandi cyakwaje gushikanye cyababaje. Yezo kuntu byambabaje ari. Uzi kuntu byambabaje. Byakwaje kuba buryo se ndi kamana ubwira ibyo byambabaje no mbura mbanze nkubwira. Nawe uraza kumbwira. Kano. Kamana ubwira ibyo byambabaje. Ubanze umbaze nakumbanze nkubaze. Kane kankubwira. Nanjye reka ngubwo kuntu nemeze. Umva giyewe. Nabyise mu Rwanda. Rote uko bitanga mva nukumbira byanye. Umva nuko byagenze. Ese mbwira ngo Noheli ngiyegereje ngo ningiye kungo nampaga ifite mwana. Franga yarabuze. Nta kintu ndiwe ndimbwira akusuje kuba afite ibi bya mu ipano. Nta n'ikintu kibereye musibye ibyo baro mvuze pe. Ibyo byonyine gusa. Za brage zanyu hamwe nagari brage. Yezu kuntu yambwiye ariko. Ese we kandi yakubwiye. Ntabyo shabyihoreye. Je natangiye n'ukuntu namusabye arambwira ati ngo kereka ngo nimbanza nyine ibintu ngikinga amafaranga ntabwo nanjye ndimo ndakurabwo ngungurize.
bura nasi kwago ahubwo banza ari kugiye gusa koko ndi gutaka nese wa mabye nako ndi kukubwira ndimo nataka amafaranga nawe ukaza gutaka amafaranga nima amafaranga mwana nje kugura imana nese ko ngumara iki koko nese usheri wanje koko yambwiye ngo kumwita sheri bihurana n'Imana gutyo ngo usirafashe ibaze kuba mvuye kureba Peki nuko nyine nawe Peki zake sinavuye kumureba Peki shaninga gusa nawe wavuyeyo Peki ni kumona yambaye kurira nawe nimbwa ambura n'ijana wasanga nawe yarafite yaguhaye aya mahe inani jana amago ni man nkigira byiba nkabibira nige bibiri byonyine pe nkuramo agakariso byibura yaza yambara bibiri gusa uzagahinda umombye umugore mombye bebe biga naenda muhombye tajango ahubwo gihe ngubu pe ngiye kugenda mu bira byesheri wanje mubwira ati gerero byabuze byanze abwira nde kwambabarira isubira kwa nimbe nawe ndagasigiye uziko yaranankubise ngiye mvuye ni wabo yarankubise ubu bakakanya ibibazo ufite ni by'umusazi reka nyere mubwire mwana genda mubwira nyene nta ribi nubundi ndabona byose nubundi ndabona iby'isi nyine ni danger kabisa we Queen afundi wani ndiri kumamagarara ya ni ngiye nkushaka nakwitabye imeze bite imeze neza none wari umeze utese imeze neza none rero nanje kukureba arushe kundira kubyo nakubwiye wahinduye iki Imana nayibonye ariko wayibonye nuwumva naye nayibonye kabisa wayibonye ngo niyihera nagaho fombora nde oya mbwira njye nayibagiwe gaho reka nyikwereke ni iyi ngiyi impano y'ururabo none niyo nabashije kubona ariko uzashyire nyoko nese tiyo nabashije kubona bebe unyamara ushaka wanyumva nyamara biba ariko yo sheri akose sheri none se kuva jya usuza mu ntoki ngonde ne sheri ibintu byo kunyita sheri bo birekeye aho ngaho kunyita izina ry'Imana pe none se sheri kuko ni iki gutuma utanya kwita sheri Imana nzani iri he ibintu by'Imana kuko nguzukute njye ubona niro ngenda mu juti abavandimwe nakubise inzipfusi mpindura amabuno mpindura amaguru ariko nguzukuri byanze nabuze nta nakurijana pe kandi mbabara pe siko mbabara rwose unyumve byanze none n'ikimemenye ngiye kuri Noheli nzirwa nkwatse umunsi wose pe nicyo cyane nge nihaye umunsi wose nirwa nkwetse uheka nde wowe uheka njyewe yego pe umva uzagenda uheka mama wambwa uzagenda uheka mama ntamenya ariko se mana ese genda wambwa ariko se sheri umuhungu mwawe ariko mana ese nawo sheri uko sheri umuntu ariko kuzinya kuko ariko sheri reba izo nyazi zawe ariko sheri ariko kuko mana yanjye we uko sheri ayanze kubera ibintu bya Noheli ariko Noheli we cyane umazeho ayo we ese waba uzi ko ku bihumbi 150 byonyine ushobora kubonamo ibikoresho bitandukanye wakoresha muri content zawe waba ukina filime waba ukina comedy ukora ibiganiro vlog ndetse n'ibindi bitandukanye ushobora kugira ngo sibyo reka mbikwereke 50 ushobora kubonamo itara ryiza ry'ibihumbi 55 wakoresha kuri kamera cyangwa se kuri stand bikagufasha gufata amashusho yawe neza 150 nanone ushobora kubonamo iyi stand igufasha gufixa kamera yawe cyangwa telefone ku 55 byonyine kuri aya 150 ushobora kubonamo kandi aka mikrofone keza kagufasha kuyungurura amajwi yawe ku bihumbi 35 gusa uko mubyumvishe rero si ngombwa 150 kuko ibi byose bihwanye n'ibihumbi 145 ugatwara package ihagije ugatangira kariyeri yawe akazi kose waba ukora hano kuri internet mu content creator ukagakora wifashishije ibikoresho by'amafaranga make kandi bya karite dusure kuri website yacu ni y3.icyanzu.com cyangwa urebe nimero yacu ubona kuri screen cyangwa uze hano dukorera mu mujyi kwa Makuza natwe abana dukunda zirimo komedi.